motivator, the preacher, the teacher, wagwan, bomber clat. Ntuzongere kumbaza kuri Yago rero. Hari umuntu wanyandikiye ngo Paccy urabona showbiz igana he kuri TikTok. Buriya showbiz ni ikintu kinini kirakura irahinduka, ntabwo iguma ibe nkuko yari imeze umwaka ushize, ntabwo iguma nkuko yari imeze mu ijoro ryashize, irahinduka. Abantu rero mbese biba bimeze, reba harya y'amazi menshi mu ntuza mu nyanja bayita gute? Oya amwe agira y'amawaves n'ibiki umuraba umwe aba ari byinshi cyane. Urabizi ko iyo bije abantu benshi bajyana nabyo. Ubwo nyine aho showbiz yerekera abantu bazerekerana nayo, gusa icyo umuntu atabashyigikira ni urwango, ishyari n'amagambo mabi, gutukana. But showbiz ni showbiz nyine. Showbiz igamije gutuma abantu bashyuha imitwe. Mujye mushyuha rero. Ese wumvisha amakimbirane ari muri showbiz uyu munsi wumva bitaguca intege ngo wumve wayivamo? Reka nkubwire, ni kenshi cyane umuntu yifuje kuva muri showbiz, ariko wabyuka mu gitondo wasanga hari ikintu utarakora ukavuga ati sinshobora kuyivamo. Urera aho ibintu bigeze, umuntu uzajya uzana amakimbirane. Ejo ndi naranditse ngo umuntu uzajya uzana inyundo nanjye nzajya nubura kinubi muhondagure. Ubu nambaye ingofero nyine, ubu na casque ndayambaye. Ayo makimbirane umuntu uzajya uvogera undi please. Nyine umuntu nakwinjirira ajya kwinjirira wenyine atinjiriye famiye, nicyo kibazo. Naho ubundi ibindi byose kuguhondagura, nawe ujya urwana nyine. Niba uri mu kintu muri competition, niba umuntu akurushije kuvuga, ubwo nyine arakurushije, nawe shaka ahandi umuhondera ibintu birangire. Mureke kubigira personal. Ikibazo biba personal ugasanga abantu biriwe bajya kurega buri munsi ribuna yaragoye. Ese rikiriki muracyavugana? Niyo munsi twavuganye rwose arahameze neza, aragutasha ngo ngusuhuze. Nabuze ikintu nzajya nsubiza abantu bambaza kuri rikiriki nuko. Kuko sinshaka kurangiza live batamumbajije. Ngo none se yagura muvugaho iki? Lagoni, the teacher, the preacher. Harya amazitandi naya. Motivator, commando. Kamanze nyumve yose mbanze mbabwire yaguhari. Mumbazi amakuru arenza ayo ngayo. Kamanze numva ikivugo sha mudatuma nkivuga nabi nanjye bikankoraho. Kiri hehe? Yago uri demoriveta komanda reka ndakibuze ariko ndagishaka. Nicyo nashaka kukubwira. The motivator, the preacher, the teacher, wagwan, bomber clat. Ntuzongere kumbaza kuri Yago rero. Umuntu witwa ngo yishike Venasio bari gupfa icyo kabyara ibintu abahungu bapfa nagomba mbizi waba undenganije pe. Abahungu bapfa abakobwa ariko icyonze cyo. Ubwo natari abakobwa na amafaranga. Top shata bomboka. N'ibindi nkabyo. Ubwo se kubona ibintu byakaze izo kinubi zizahabya ari amatimu yiyemeje kuzimya abantu, cyangwa ikibabaje nuko barenga umuntu ku giti cye bakajya no muri family y'umuntu. Umva rero nkubwire inshuti yanjye n'abantu bakuri TikTok bumvireho. Uriya umuntu nakwataka, sibyo? Ufite nyine uburenganzira bwo gusubiza mu buryo bwawe. Niba kwatatse ikibi nuko kwataka kinjira no muri family. Ariko niba kwatatse nakwatake biri wowe ku giti cyawe. Niba wakoze dega bayivuge. Ubundi kuki warakazwa na dega wakoze? Niba dega wazikoze bareke wazivuge. Erego umuntu uzivuze na afite dega, nawe jya gushaka amakuru yamene hanze birangire. Showbiz iryohe gutyo, hatajemo ibintu byo kwinjira. Cyakoze reka mbabwire, njyewe Paccy sinkunda kuvuga ibintu byinshi, ariko ibintu ni bibiri. Umuntu uzanya social na rikiriki, sibyo, nzamusubiza.
umuntu uzamvugira umuryango wowe none nukubura kinubi cyangwa cya kindi kimwe gicukura kikuraho amabuye wakundi baba bagiye kubaka kikayagira gutya hari ibintu utamenyera my dear ntago wamvugira umuryango nanjye ngo tugire habeho ihangana ribe hagati y'abantu babiri cyangwa se batatu rero ubwo bukundi ngo bushaka kuzimya abantu ubwo nyine buri wese na gahunda ze na plan ze niba arizo plan bafite it's okay nta kibazo natwe tuzabakira burya Imana iyo yaguhaye umugisha nyine ugira umugisha ku giti cyawe ariko nta mpamvu yo gushwana n'abantu kandi niba umuntu atagwaye support it's okay ubuzima burakomeza urakomeza nta mpamvu yo kugira yo kubigira intambara nicyo wavuga Paxson kuri kariyeri yanjye Paxson ni umuntu ntago nzi uburyo nshobora kumuvuga Paxson niwe muntu wa mbere wakinnye indirimbo yanjye senzapfa ni ikintu ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye habe na gato noneho ikibabaje Paxson yigeze gukora indirimbo ashyiramo kunyumva rero Paxson ni umuntu ukomeye Paxson ndamwubaha vraiment yambere reka mvuge ngo umuvandimwe muzima muri iyi industry ku rwego rwo hejuru none se Yago ibyamukorewe namwe byababagaho sinzi ibyo Yago yakorewe uko bingana ariko buri wese afite hasoze twese twarahasorinze twese tuvuze hano mwakubitwa n'inkuba kumva nta nubwo ntabyo nzi ibyo bitero bya Yago ntimumbaze bya bombo clat rwose ntabyo nzi bya top shot birumvikanye kuvugira likriki wawe uzamwanjama nkunda uburyo uri romantique pasi mvuyu nawera uyu azi ibyo ndi kuvuga hako mwumva mute kuki ninjoro mutumva neza byagenze bite tukoherereze tije koto nakubwiye ngo ntimukajye muzana likriki kuri live zanjye ni izina ry'Imana umuntu uzajya yongera kumbaza likriki nanjye nzajya negura ibuye muhonde kinubi wa mugani ngaho uyu nguyu yarangiza ngo birumvikanye ngo ndi kuvugira sheri wanjye ngo uzagira nzamwanshaba ngo ndi romantique ubwo komana naba romantique ntabwo ari aho biri we umuntu arambaje ngo kubera iki sikosa bari bayifunze ni ukuri ko Imana ntabandenganye amakuru ya sikosa mfite gusa n'indirimbo nziza kandi nanjye ndayikunda ariko amakuru yayo no yambaza zo bayifungiye iki koko ubundi ese kubera iki sikosa okay wenda reka tuvuge ibihari reka nkuriya wiyita Godfather wavuze ngo family ya Yago babitse umwicanyi undi azana ibi video ngo bya Yago ankura umugi ubwo nukubantuza nyihangana abantu bo kuri TikTok hano muri kuvuga make hano kuri Instagram hahiye niyo mpamvu nabihore ahubwo banza ngiye no kubasezera nkikomereza kuri Instagram rero buriyange ubundi muri kamere yanjye ntago nkunda kuvuga ku bandi bantu sirtiyo batamvuzeho sibyo Godfather namuvuga yamvuzeho ibibazo bye na Yago ubwo afite uko afite amakuru afite ibyo yumvishe ubwo afite ibyo yapfaga na Yago ntago navuga kuri Godfather nta kintu yamvuzeho pe cyakoze yamvuzeho wenda aho ngaho navuga naho ubundi ahandi nkamushaka kungira injajwa kandi sibyo undi arambwira ati niyihe nama wagira urubyiruko rw'abakobwa muri iyi minsi uyu muntu anyibukije umuntu ejo wambajije ngo se ngo umukobwa ashobora kubaho atunzwe na nyashi nta kandi karimo k'amaboko akora mwumva ikibazo yambajije nyine ndambwira njyewe njye sinjya ncachinga umuntu mukaza akora it's her life it's up on her sibyo yaba acuruza iyo nyashi ye si yanjye ajyanye ariko se nibura ari proteja habamo ibirwara byinshi
amasida n'ibiki ariko se nibura at least yaraje ashingama ka business ku buryo namara gusaza abantu bakibona BBL zarahombanye nyashi zitagikora nibura azabona ikintu kimutunga. So ikintu nabwira abakobwa muri iyi minsi mumenye ubwenge mwige kwitunga. Man, wasaba umugabo rimwe kabiri gatatu ariko umugabo yimusabye ikintu inshuro ya kane kiguha ariko yitotomba pe. Kandi hari n'ukureka kubera gusabiriza. Mujye mwirinda gusabiriza, wige gukora. Urasaba ukanasaba n'ikarita ya 5 n'itike ngo ugiye gusura umuntu ngo nyoherereze itike. Se basi wanakwiyubashye ukagenda witegeye hasi nibura akaguha kugarura. Ako wiyubashye. Abakobwa arije mwicisha n'amazi. Gusa ikintu nagira inama abakobwa muri iyi minsi no kumenya ubwenge, mwige gukora, mwidepanda ku bandi bantu kuko hari igihe umuntu azakurambirwa, akarambirwa gusabiriza amavuta, nkeneye imisatsi ya 500, nkeneye amavuta ya 300, nkeneye ese umuntu mwumva batarambirwa ngo nuko umuhanyashi. Oya pe, sha mwige gukora uko byagenda kose. Wigeze ubona umwanya wo kwibuka kabaka ya every time nibuka J-Polly. Every time nta munsi wira ntumvisha indirimbo twakoranye na J-Polly. J-Polly ni umuntu wamfashije muri career yanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi aribwo ngitangira angirira ikizera nka collabo and he was big that time. So ntago nshobora kwibagirwa J-Polly. Twibwirira igihugu sigaye ubamo n'u Rwanda n'ukuri kw'Imana iwacu mu Rwanda. Sibyo? Naho ibyo bintu bya Yago byo kunywa urumogi simbizi sinamufashe. Ngwendo wamufashe ni ubizi. Ntago mbizi. Top shata bombo kla. Oda yo wigeze ubona umwanya wo kwibuka uba social media kuvuga ko utabizi. None se ntago uba social media kuvuga ko utabizi bya Yago. None se ahubwo kuki ibintu byose biba like biba kuri social media ubu ni babyuka bakakubwira ati Paccy yibye. Nicyo kintu rero nicyo kintu hano mbabara mutegereza indirimbo ko wa mbere. Mutegereza indirimbo yo kwa mbere. Nese ibintu byose bavuga kuri social media 90% nibyo. Habamo ama prank, habamo inzangano z'amafuti, habamo inzangano zidahari, habamo ibiki. Kandi mwumva uruhande rumwe nicyo kibazo. Mwumva uruhande rumwe ubu mufite iyo habaye akantu gato buri muntu atajya mu ruhande nge ndi hano nundi ndi hano nundi ndi hano nundi ndi hano. Nekereza ko babikwiye ko abantu bumva impande zombi. Why kandi mwarakundanye? Twarakundanye nde rikireke se? None se kuki ugomba kumumbaza? Ubu wowe aba ex bose abakobwa bose bamenye kuva muri primaire tujye tubarundira ku murongo twirirwa tukwaza amakuru yabo. Oya no kuri namwe mujye mukura pe. Tumaze gukura biragorana gora umva indirimbo imwe. Urumva warira Paccy what star? Ndumva ahubwo nafata inkoni nkakubita. Ese indirimbo nshya tuyitege ryari Oda kuwa mbere abantu bari kujoininga. Thank you. Ni irihe banga wakoresheje ngo ubyibuhe? Ndarya pe. I eat morning every time I eat. Nkunda ibiryo. Ana hari umuntu ambaje kutagikora umuziki kwa mbere mfite indirimbo abantu bari kurikinga iyi live. Thank you. Ariko no banza abantu bama gift basinziriye. Hari umuntu Nasu Oda Paccy niko yitwa. Hey yo Instagram ni yanjye ni yanje my Instagram Oda Paccy official. Nihe nama agira urubyiruko nari nayibonye. Hano muri kuvuga amagambo make reka nsubire hano. Aha. Ariko reka mbanze mbaze. Abantu ari kunyandikira mbaza ati nawe uri umuntu uza kubera iki? Nta gatsiko ndimo. Nta nubwo ushaka kumbaza ati ariko Paccy uri Oda Paccy koko? Titi Brown dance ndabona joininze. Hello. Sinzi niba ari cyangwa ari undi wamwitiriye. Nawe uri mu big energy. Abantu ari kujoininga thank you. Bivugwa ko hari abantu batinya Godfather ngo yabazimya. Ubwo nawe wasanga warahabye pe. Okay wenda wimuvugaho
wimuvugaho niba ukurikira ibintu byiwe akwiye gushimirwa ibyo akora like nka ziriya advocates. Reka rero nkubwire, njye sinjya ninjira mu kazi k'umuntu, nabikubwiye. Ntabwo natinya umuntu ngo nuko ngo yanzimye. Icyo natinya namuvuga, sinajya kumuvugaho atamvuzeho. Niba yaragiranye ibibazo na Yago, so ni ibyabo na Yago. Nge who am I? Ngiye kugenda ngiye kujudginga Yago cyangwa ngiye kujudginga Godfather. Godfather akora akazi ke. Urumva, niba hari aho ubwo akora amakosa n'umuntu, yakoze ikosa n'umuntu, niba Yago hari aho yakoze ikosa n'umuntu, umuntu araganirizwa ibintu bikarangira. Ntago natinya umuntu ngo nuko yanzimya. Mani, twarwanye intambara zirenze zo kuvuga ngo umuntu ko mana ya uzi hahandi. Reba cya kintu iyo abantu kera bajyaga mu ntambara, njya mbibona muri filime za kera, babaga bafite ngo batagutera amacumu n'iki n'ingabo, baguteraga amacumu, ya ngabo none kuzira amacumu ku buryo harimo natoboka, hanyuma arangiza ngo utinya umuntu. Urumva, umuntu atamvuze nabi sinamuvuga nabi, nukuri. Icyo ni ikintu rero. Godfather mu kazi ke shana, akazi ke vraiment, kandi nziko hari ibyakoze bizima, hari ubuvugizi yakoze biragaragara, n'ibindi atakoze bizima, ubwo muzamuhwiture. Naho ibindi rwose bye na Yagosha ntibindeba pe. Kuwa mbere ugiye kudutamo nzabatamo pe, twe turi big energy, ariko ndabona hahiye koko. Kwa mbere turi ready, hahi ibintu byashyushye. Ikibazo kuri songs zawe zidakinwa kuri radio station, nanjye uzambarize. Icyo nacyo nzakibabwira, muhumure nzababwira uko diru zimeze. Ese pasi ni ukubera iki abahanzi nawe urimo indirimbo mwagiye muheraho muhanga, ni ukubera iki usanga arizo nziza cyane kuruta izo mwasohora none? Hari ikintu nabonye, sorry abantu bo kuri TikTok, niteye kuri Instagram cyane kuko niho hari ibibazo byinshi kurenza ibiri hano. Kera dutangira umuziki, umuntu yakoraga ikintu agikunze, like agashyiramo umutima, agashyiramo ubwenge, agashyiramo mbese we akajyamo wese. Ikibazo gihari uyu munsi, tujyana naho isi igeze, nyine niko bimeze. Niba isi igeze mu mapiano, ngomba kujya muri piano nyine, mu mapiano. Niba bari muri afrobeat zimeze ukuntu, ngomba kuganayo kugira ngo nisange muri iyo generation, kugira ngo nisange muri iyo ntuza ihari, mood ihari, vibes zihari. Ntago naguma ndi hahandi. Urumva ibintu birahinduka. Kiriya gihe nizo ndirimbo abantu bakundaga ubutumwa, ukaririmba ibigambo byinshi birimo message, abantu bakabyumva. Ariko nkeka abantu bararushye, ntibagikeneye kumva ibintu byinshi pe. Nushaka kubaririmbira ijambo rimwe ripfa kuba ribyenetse. TikTok hano bimeze biti. Hari uwitwa w'amahoro Claudina, abantu ba TikTok, hello. Twigire hano kuri Instagram bimeze gute? Ngo hari kandi message umuntu yambajije ra. Intambara yawe ku gihe cy'indirimbo yawe byaturabyihutse. Nje uzi ikintu nshaka kuvuga ku byatsi. Nge nta ntambara nigeze nteza, icyo ni icyambere. Sibyo, ni indirimbo ubwayo, nawe genda uyumve neza. Ni indirimbo irimo ubutumwa, ahubwo wenda amatwi yacu yumva ijambo rimwe to agasiba irindi, simbizi. Ariko nyine ahantu haba hahiye harashya da. Hey, nawe ugiye kudutamo nkayagutubwira ibyagukorewe mu rugendo rwawe n'impamvu utagikinwa ku maradiyo. Tuzabivuga da beautiful. Pasi wari ukumbuwe neza. No, tuzavuga n'amazina, twe dutemo big nacu tukuri inyuma. Hari igihe abantu bagushyigikira, ejo kariho bagutera amabuye. Sinjya nizera inkundo z'abantu. Ewe gawe.
ubundi wowe urarenze. Abantu baragushyigikira uyu munsi ariko niba ba mbere bagutamo. Umva bakakubika hahi. Pacifique reka mbe mwihoreye. Ubusa hagati ya The Ben na Melodie buri wese mufana ukwe, gusa abanzi bazi uwo nkunda tu. Abanzi bazi uwo mfana kuva kera. Si ikibazo cyo gufata amatimu cyangwa iki, nagiye mupfa n'abantu benshi cyane, ariko rwose big respect ya Melodie. Ni umukozi pe, akora n'indirimbo nziza, ariko nge nikundira Ben. Kandi umva nawe abizi. Pasarike aha se gukunda n'icyaha, nikundira Ben pe. Kuwa mbere nk'aya masaha uzagaruke live tuguhe feedback. Nzaza live kuwa mbere nk'aya masaha mumpe feedback y'indirimbo izasohoka kuwa mbere. Nzagaruka hano kuwa mbere mumpe feedback, sibyo? Kuwa mbere nk'aya masaha uzagaruke. ya turagukunda. urikosha se anyway please. Ese nzapfa turirimbe, ese nzapfa turirimbireho gato. Ndikosha gute se? Oya uyu nguyu afite inkwano z'umwana, ntabwo ari ngiri kwisabira inkwano. Cyakoze uri mwiza, wigeze ukundana n'umuvandimwe GMV cyangwa mwari inshuti. GMV wohese gerageza unyibutse bambe twumve. Tumva ntamwibuka. Ubwo asanga ubwo twari inshuti, wasanga ubwo ari uri kuvuga bambe ubwo twari inshuti. Ako abantu bahanga bari hano none nakasa mutwe nakanda. Uze kumva indirimbo yawe yitwa Maganya, uribuka impamvu wabaye umuhanzi. ya nanjye ndayikunda cyane, ndayikunda pe. Cyakoze uri mwiza. Okay. Namuvandimwe GMV. Okay, no twari inshuti bisanzwe rwose pe. Uri big energy se. Big energy hejuru. Ndabona hano hahi abantu bose bari kwandika ibintu bijyanye na big energy. Hari umuntu wari prayinze umuntu muri comment uranyemeza pe. Mbega igisubizo ubwo yarambwiye iki kugira ngo icyo gisubizo kigusetse mu buryo ndi kubona, cyangwa nge namusubije iki? Abantu bari kujoininga. I see you guys, ariko muri benshi kubavuga amazina mwese biri kugira. Wasoje 2008 ntabwo. Oya se ya ni 2008 nibyo. Nese na ni 2008. Sorry nari mbyibeshye koko, nibyo ni 2008. Ntabwo tuba tunakibuka imyaka. Emalitos ese nzapfa reka da ntaho tuzajya. Nkukunda kubipe. Thank you Paccy, baze kwera kugukunda byatumye nita umwana wanjye Paccy. Urakoze cyane Paccy. Urakibuka kuririmba? Ahubwo sageze kuri YouTube yanjye ni urubanza urebe. Nyarukirayo ugaruke. Bose indirimbo ibyatsi wayiririmba. Nuko nasara y'ibyo byatsi. Byatsi. Abantu bakunda kurya ibyatsi, bagashaka umunezero mu byatsi. Oya ngewe sinikoze ibyo byatsi biki ibyo byatsi. Naririmba ariko nasaraye, ntago meze neza mu muhogo. Cyakoza nari nkumbuye, nagwerukaga nkuzanira gaze mu rugo rwa Rutabo. Oya no nakasa mutwe. Nyamuneka wihavuga. Irekereho ceceka. Paccy turi imbere yo ejo nsapfa. Gawe unanzi ko ndahano blessings. Oda vipi wanagira fast tudutemo kabisa ko nta songo yerutse kudutamo muvandi muri nyuma ni bro wanje ni umushiti wanje this twanaburanye muri iyi minsi kubera Kigali tu. Kubera Kigali. Indirimbo yitwa Amabere ndayibuka. Nta ndirimbo yitwa Amabere nakoze. Ariko ni igiku ko naribyemo ngo igikuba baravuga cyane bagaca igikuba
ukagira ngo hari nk'inka yaciwe amabere none wisita amabere yitwa igikuru. Essence Appa, it's your past song. It was my first song. Abantu bari kuri TikTok, hello. Nta kintu muri kumbwira hano, niyo mpamvu nabihoreye. Uransenze. Umeze neza ya abantu bari gufollowinga, abantu bari kohereza ama gift. I see you guys. Thank you so much. Abantu baye baretse. IMNTV, murakoze cyane. Nemo, thank you for joining. Nemo we, bimeze bite? Mwese unabazamura hano hagahira rimwe. Reka mbe nigire kuri Instagram ndabona no TikTok nta kintu muri kumbwira. Umeze ute se wanjye igisumizi? Cyaze ntago nari nzi kuganira uko nguko ndagufana. Nuko bandiye sin sorry ubwo ntago mba nabibonye. Uburi hehe ndi KGL. Warakize ko twahuye se hashika waje kwivuza. Oya mfite umurwayi wari urwaye. N'uyu munsi nkivuza ahubwo tuzanahurira i Kanombe usibye na CH kaduhurire na hehe shantaho tutazahurira kabisa. Urabizi ko kurwara hazi ibindi bintu. Cyaze uri mu bantu bazanye udushya tuzatanzwe muri imihanda waratwitse kwe turacyatwika ategereza kuwa mbere ariko niyo mpamvu nishyirira hanze amaguru ngo nkwe kandi nta kintu nakoze. Ngo ntago nzongera kuhavuga ariko indirimbo bita umusirimo kapera basi bigeze bakwandikira indirimbo abantu bashaka kuma idea ariko most of my songs ndaziyandikira 100% ariko ibitekerezo by'abandi burangira manager nawe ufite impano yo kwandika ajya nyunganira cyangwa hari undi muntu twaba turi kumwe umuntu uza kanyunganira. Nemo wivuga ngo karame uraza hano tuvuge cyangwa igisubizo ni yego cyangwa hoya kandi cyandike muri comment nk'uko cyanditsa. Kambe nigende ndagaruka hano maze kunsubiza. Abantu baha murakonje mwari y'ibiki komana. Nkunda indirimbo yawe yitwa biteye ubwoba Paccy. None se akazi iki koko? On Monday please kuwa mbere ndagukunda niwe muntu hindana nawe kuri live. Urakoze cyane Sun Pro. Ndabona Instagram ntazi ukuntu bigenze biri kwizana ukuntu ibintu by'aya ma platform bigira gutya bigakwama ukibaza n'ikibaye. Paccy ndagukunda kuva kera. Abantu muri kumfollowinga thank you Paccy turagukunda. Ubundi ni wowe na Jay mwari inkingi ya mwamba muri rap wadutama kapera. Nzayibatamo kuwa mbere shaho hazaba hari live iteye ubwo. Hari Fatuma wakoze kumfollowinga ndakwemera cyane urakoze. Neme ibintu byo kuzana za karame kabiri buziretse uzaduha ibyatsi remix murabikunda mukunda ibyatsi. Paccy nkunda indirimbo yitwa biteye ubwoba. Ni indirimbo nanjye nkunda ndabyibuka tukora biteye ubwoba byari muri bya bihe abantu bose bavugaga ngo isigiye kurangira ngo muri 2012 bakimura umwaka ku buryo ibuka n'igihe bazanaga vision 2020 urumva bayironshinga noneho hagahita bavuga ati se tuzagezayo kandi imperuka izaba muri 2012. Ubundi izo nkuru z'imperuka 2012 zazanywe n'ahandi niba abandi barize muri uko umuntu arise wajyaga ikuzimu akaza nyine ngo avuye kuganira na shitani akagaruka. Ntabwo twamwibagiwe turacyamwibuka. Sinzi niba Kirongo azaza tubwire uko byari byifashe icyo gihe. Nibikwamuzo tuganize TikTok nuko mutari kuvuga. Ntago muri kuvuga. Ndashaka umuntu witwa Nemo hano. Dashandelia, thank you for joining. Okay. Twagarutse hano TikTok. So warengeye he koko agahinda dutera ubwo uzihanira Imana we. Nzihana kuwa mbere mu gitondo muzabyukira ku ndirimbo nshyashya. D'où viens-tu Paccy?
d'où viens-tu? Et pourquoi tu me demandes ça? Je suis rwandaise. Pasi waba uzi gukora indirimbo kwitangira no kwirangiza? No, ntago nda. But I can try something. I can have an idea. I can nayikora nkashyiramo utuntu runaka nkakora beat nkagira gute, ariko ntago nyine ndi umuhanga cyane ku buryo nshobora gucuranga iki, nshobora gukora utuntu duke. Ndibuka hari indirimbo yanjye yitwa music, iri no kuri YouTube channel yanjye, wajyaho ukayitangira. Natangiye beat, ndagenda nshyira producer Junior, ndamubwira ndashaka iyi beat aba ariyo dukora, sibyo? And then so ntago ndi umupro, ariko I wish ko naba umupro. Nkunda indirimbo yawe biti cyabuze. Thank you, wanyeretse uko wambaye koko. Nzakwereka on Monday, nzandi radio kukuronshinga ibintu byose, uko nambaye, uko nsa, uko meze, sibyo? Abantu baha twigarukira hano kuri TikTok. IMN TV, thank you for okay. Batumire IMN TV muri tayari. Harimo abantu bari gusaba ko mbazamura. Mwihangane, ndi live on 2 platforms at the same time. Shobora kutabakira uyu munsi, ariko umuntu ntago bivuze yuko ntari gusoma message. Wadutayima ka freestyle kindirimbo icyabuze, ndakunda cyane, ndabikora sheri. Icyabuze, mbese icyabuze nicyo cyabaye icyabuze. Okay, twagiye hano. wazakoze korabona wa musista rap from Gisenyi. Ubwo ni inde Grace? Kwari wenzi w'igisenyira cyangwa harundi? Nzamushaka, sibyo? Nzabikora kabisa. Komera boss, mukomere cyane. Mwabuze ibibazo mumbaza. Oda Paccy, wadutayima freestyle. abahayi izi platform ntacyo zitazazana. Yewe sinajyaga njya live ibi bintu bije vuba, ariko nagira ngo mbateguze ma new song vuba cyane. Abantu bo kuri Instagram ndaje mbasezere muganya. Umutipe hano witwa Paul ngo ugiye kuzamusaza. Uwo muntu ugiye gusara mwuka byaramwe. Wana hari umuntu uri guseka kuri ngo kanse habaye. Nuko numva biruka ninjoro baribye ntitwabimenya. Bakuyeho inzugi. Cyahoza Paccy, ndakunda cyane indirimbo yawe yitwa Hodi, urakoze cyane. Hari kutakiririmba kwa mbere nzaguha indirimbo nshya sheri. Icyaze Paccy, ndakunda kutakiririmba. Nyandikira inbox ngutemo, wallahi ndi umufana wawe big time. Ahubwo ntamo utiri ugira inbox yanjye ngiyo uhita unjugunyamo. Umutipe hano witwa Paul agiye kuzagusasa. Bite Paccy, nta muziki uzongera gukora? Kuwa mbere sheri nzabaha indirimbo nshyashya. Mana, ubanza ngiye guhita mbipostinga kugira ngo mutabigira, mutongera kukimbaza. Comment zirera none twakubonye, mwakoze nuko. Akapera tukumva ijwi ryaba mama ryari big. Wanza ntazi Kinyarwanda, wari warabuze. Ntago nkunda kuza hano cyane. Hano uraza ukavuga amatwi agahagarara. Ese Paccy nibwe ngo nibyo kera mwatangaga akantu ukeneye ko bagukina kuri radio? Shaye cecekere buretse tuzabivuga. Are you planning to be married? Marriage is like a project right now. Yani project, reka mvuga ni projet en long terme. Urumva uteganya y'igihe kirekire mu gihe kizaza niki, ariko nyine umuntu wese arabiteganya. Bari ntabwo ari itegeko ko uba married. Ntabwo ari itegeko. Dukeneye imizigo ya moto kwa mbere. Mtapata moto. Mtafute maji kwanza.
mube munywa mube mwimeneho kuko kwa mbere hazashya. None twakubona akibaza umufana ukubaza ngo kuki indirimbo zawe zitakinwa kuri ntuza abaza amakuru menshi kukurusha. Nibise numva naseka. Ca impaka uri umushu cyangwa uri umubige nahise abashu nono abashu nabahe ako kukizo ntambara muri kuzidushyiramo koko. Mumbaye nimwongere kubinyandikira niba babonye video ariko amana ntago njya ndeba kuma ngo nimba utarayibona tugane tugufasha ko ne babonye video yaje yadusibye gusifura ikisi cya 20 ni iki kindi wabonye ntayo ndabona sina nabizi mwaka byaramwe ufite amabere manini niyo dukunda be hari abandi bayakunda. Garuka turagukumbira koze nge nkunda rendez-vous merci dutemo kabisa mande wowe wanjye wowe nandikira nge byanze okay text me ndi serious okay ndaza kukwandikira rwose umuntu ngo arashaka kuntamo katurebe okay ndaza kumuzirikana ndaza ku Oda uri mu rukundo se wapi singo very single kabisa. Itabi Frank ati itabi niri bikoko ninde unywa itabi rero ibyo birakureba ninde unywa itabi hano ni umuntu wo kuri TikTok hano uzanye ngo itabi niri bikoko niri bihehe hari umuntu itamva wakwegura kintu Paccy winjiye mu buhanzi uri muto cyane none se na Paccy muto yaba afite iyo mpano waba uri kumutoza kuza gera ikirenge mu cyawe oya icyo nteganya nuko impano azaba afite nzamusapotingamo mu gihe nzaba mbona yerekeza mu murongo wamugirira akamaro mu gihe kizaza n'igihe naba ntakiriho. Sha Paccy ndagukunda cyane se nzapfa ndayibuka nkumva narira nawe wumva warira wumva wazana ikinyafu ukihondagura. Iyo nashakaga indirimbo yajyaga kwa DJ Bob hahoze ari kwa Vena ye baba wonyibukije cyaza DJ Bob yubahwe pe mbabarira ndakwingenza ndirimbire gato umusirimu n'umuntu witwa Fifi yambwiye ko afite imodoka i Kigali yambwiye ko azanuza mw'igorofa i Kigali yambereye umunyamugiga ndabyemera yashakaga mariage ko cunda. Thank you for following twuzuza 10,000 hano kuri TikTok please. N'abantu hano kuri Instagram mfite andi ma platform mfite Twitter mfite TikTok please go mu following na Instagram Twitter YouTube yanjye ni Oda Paccy. Hari indirimbo nshyashya zaza ati umushuni jihad big energy ni top shot bombo club okay nta ruhande ndi bareke besurane hagati yabo nk'ibinshyiramo nk'ubu waduye akapera ka song yitwa ibyatsi nagatanze sheri Paccy namba yawe nayikura he DM wandeme sister wanjye kuri TV10 ndabona washize indirimbo yawe mpita nkumbura umuzigo wawe mushyashya nawe uri kuwa mbere uzahita ubona uba hehe Kigali Rwanda. Indirimbo iri kwanza abanza ujye kuri YouTube ukore subscribe ugaruke hano. How is it on TikTok? Kwakira abantu uyu munsi byanze kubera ukuntu ndi gukorera ku ntose ebyiri icyarimwe and then ntago byamfasha byangora cyane ariko next time nzakira abantu hano kuri TikTok dukomeze. Oya indirimbo zawe zose ni sawa pe nga umusirimu cyane bari wowe. Thank you. None umuntu witwa pa indirimbo ye hari abantu muri kujoininga. Hello, hello everyone. Mumeze neza?
ako ndumva natangira kwisuka amazi kwera ubushyuhe ngiye kumva hazashya pe hazashya kuwa mbere. Taranibere namwe muzibaza icyabaye. Waduha akapera ka Nzapfa. Indirimbo niyo naherukaga gusora. Mutekereze ko maze umwaka. None mutekereze nyuma y'umwaka nari ndi gukora iki, maze iminsi mbakora kuri album. Ese Paccy nk'iyo bakwatatse wumva warira? Kera numvaga narira, ariko ubu siko bimeze. Uzana inyundo nzana iki? Uwo ninde ndayikunda urakoze. Kuwa mbere hazaba iki? Hazashya. Ushaka ubwogamo. Ndagukundaga cyane nanjye ngukunda kakubi. Hello beautiful, hello joy. Abantu hano, oh thank you abantu bari kohereza ama gift kuri TikTok, please mukomeze mwohereza ama gift menshi. Ndabisinze ukuntu TikTok bigenda nanjye nyijeho vuba. No kuri ni munyumve nabi. Uyu munsi hari yihe topics. Uyu munsi byivanze rero, byivanze kubera ko nagiye ndi live same time kuri Instagram na TikTok icyarimwe. Uyu munsi sinzi ko topic iri bubashe kuboneka kubera ko hari message nyinshi cyane ziri kuri Instagram ntago naherukagaho, ariko ndajya ngerageza kubavangira kugira ngo dukomeze tuganire, sibyo? Mu minota 5 top turahagarika, sibyo? Uwo ninde ndayemera kwa mbere azaba icyazashya. Kuki kera mutagiraga YouTube indirimbo zanyu niho mubime sha wahora niki? Kera ibintu twabimenye nyuma, twasobanukiwe nyuma. Wasangaga indirimbo maze unanayijyana bakakwaploadingira, wumve ngo hari n'indirimbo tutakigira, twabuze uba waranabuze burundu kubera ko utabaguze ngo ibintu bigenda gute. Gusirimuka vuba biragora, ariko nekereza ko uko imyaka igenda iza abahanzi bagiye basobanukirwa. Uyu munsi bazi icyo gukora, uyu munsi bazi aho bagomba kunyura. Niyo utabona support y'abantu runaka, ufite ahantu wenda handi ashaka gutuma ushaka gukomeza gukora ibyo ugomba gukora. Ariko nyine mu bintu byose dukora umuntu aba akeneye support bimwe cyangwa ebyiri, ariko nta muntu wigira. Please mujye mufasha abantu. Ririmba gake niba ari wowe. Hen King nasara isuri kubyumva. Umva ndi kuvuga ukuntu maze wazakoranye na Green Peace song Paccy nakupenda sana, asante sana. Ese zapfa dushishirize wese zapfa haha ubusetse ikiko. Mara umuntu twa Safari usetse pe yatembaga yubanza nayo yumva yarira. Bambaruzo dama kuri ikintu usetse. Paccy ririmba gake icyo nzi cyo nta muntu ukomeye nka Paccy, gusa icyo nakubwira songa mbere. Thank you so much, nzakugwa inyuma n'ukuri kw'Imana urakoze. Wow, maze wabaye mwiza bizu. Paccy wo kabyara we wanguriye kawunga komeze nawe akwa mana. Nyandikira turebe. Dutema kapera for any song. I did it my dear. Iyo ndirimbo uririmbye narayikundaga cyane. Nasaraye sorry nago muri kumva uburyo ndi kuvuga abantu bari kuri TikTok. Thank you for sending your gift, please. Murakoze cyane kohereza ama gift. Thank you for following me. Mukomeze mu following kugira ngo twuzuze ibihumbi 10. Uyu munsi dushake topic cyangwa uyu munsi tuwuharire kuvugana n'abantu ba Instagram cyane. Ariko ejo tuzavugana, tuzaba dufite topic cyashya yo kuganiraho. Murabizi ko hano bisigaye biba bimeze neza cyane. Noneho ubu nshobora no kwakira abantu tuzajya tuganira ku bintu bishaka kudufasha no kutwubaka mu buzima. Ama tips amwe namwe ufite icyuzi udusharing, sibyo? Nta muntu uzi byose. Harya ndirimbo aririmbyemo mariage koco yitwa umusirimu. Hari umuntu anditse ngo iyo ndirimbo iririmbye kana gasomye abantu benshi ari kujoininga. Thank you. Nago nabasha kuvuga mwese muri benshi. Paccy ufite management now. Urashaka kuma managers?
sha umuntu aracyahasolinga ngira manager duhasolinga na kuva kera 2019 umuntu abakeneye umusponsor ufite amafaranga nibura ufasha kugira ngo bya bikorwa mwifuza gukora mubashe kubigeraho. Naho manager udafite amafaranga ho ntumundangire pe. Turikoca turirya tukimara kugeza izi saha. Umurari muke mwiza urasa neza hagati. Umurari ndeba umurari kayo ngabo ntabyo narinze. Mwiza urasa neza hagati ya Riderman na Jepoli. Ninde wakorohereje mu kuririmba muri studio? Shabara tipe bose buri wese afite ubuhanga bwe. Riderman azi kwandika, Riderman ni umuhanga, Riderman umva bari atipe bombi bafite imitima myiza, ntabwo agira imitima mibi nk'abantu benshi tu. Ariko bose nabahanga pe, nabahanga. Uduhe remix yabiteye ubwoba, ndabikunze yashyizeho udutima. More hearts dear. TikTok koresha ayo mazina Oda Paccy, mujye kumfollowinga. Uzadutama akarimbo ryari nabivuze on Monday. Why are you skipping the questions? Which questions please? Which one? Ongera ukimbaza nshobora kuba ntakibonye kandi ndagusubiza. Harya indirimbo aririmbyemo mariage ko cyitwa gute? Nshobora kuba ntakibonye dia. Mbarira umbwire nta kintu nigeze skippinga ubushake. Uzaduhe remix mbara wongera ucyandike nkigusubize kugira ngo nkunda indirimbo yawe Sweet Love. Yala urantungura koze uracyatuye mu gatsataho ya mo cyandike. Umuntu umbwiye ngo ndi guskipinga ikibazo ongera ucyandike nkigusubize, sibyo? Thank you Promise for joining. Kagame Edgar atoda wanjye hello dear. Are you planning to be married? That's my question. Oh, nagusubije nakubwiye ngo marriage is like a project, sibyo? Ndabiplanninga but ni ikintu wicara ugatekerezaho mu gihe waba ubonye umuntu mushobora kuba mwahuza. Muri iyi minsi nabonye mariage atari ntabwo ari urukundo gusa, sibyo? Ntabwo urukundo ari rwo rutuma abantu bakora ubukwe. Harimo izindi quality nyinshi ubukeneye mu muntu cyangwa ihangana kuko nta muntu ushobora kuba perfect, but as long as ari umuntu mushobora gucommunicatinga, why not? Communication nicyo kintu cya mbere, ibindi byose biza nyuma muri mariage. So ushobora gukora ubukwe, yeah I plan it but not today. Paccy ibaze ko uyu munsi nagukozeho inkuru cause ndi new YouTuber nkora content y'amakuru ya show busy nyihera bizzy. I like your style. Ayo ngo kwankoze yihese wa wamvuze nabi. Nkunda ijwi ryawe. Amazina yanjye ni Didier Olivier Ishimwe ayubona ya IG na social media or platforms. Okay, Ishimwe magazine ngo wenda sharing inkuru wankoze. Mpa namba yawe nkuhakana abantu muri mushaka kuntamo rwose wana tuze kuvugana inbox mu nyandikire mu njugunyemo. Paccy biri kwanga byagenze gute? Simbizi nanjye byanane nta kindi kintu ushaka gukora. Ya nta kintu ushaka gukora ubwo muramvugisha nyuma simbizi. Paccy baze ko tera imbere ndakwemera sana. Thank you. Uri mu bantu bankundishije umuziki pe. Hari umuntu ambwiye ngo ndi kubikunda ukuntu followers ziri kwiyongera. I want you to hit top level ndumufana. Please just do it. Thank you Nicola. Thank you Nicola. Urakoze cyane kandi mukomeze mu joining. Munakore following wa mugani abantu bazamuke tureke kujya dora ahantu hamwe. Dukeneye creating content ariko dufite n'abantu bazireba. Ndi mu bantu bondi badasanzwe bakunda ibintu bya social media cyane, ntago nkunze kubigira but nasanze hari ikintu nacitswe reka mvuge gutyo kubera ko I need you people, I need you guys, I need you to support me in everything. Nta kintu nakora mudahari, ntaho kandi byabaza navugaga.
kambe ndetse nta n'ikibazo dufitanye wa ariko si itegeko werekana yuko ariko nta gusubiza Paccy werekana yuko uba neza kuri live ariko nta gusubiza message dore ikibazo cya message niba unyandikira message inbox please tujya tuvugisha ukuri nshobora mu kazi nkora ka buri munsi nshobora wenda kumara umunsi ntasubije message pe cyangwa se wenda undi muntu yandebera byabona message y'ingenzi akayisubiza wenda izindi abona zisa nkaho ziri personal akazireka so ubwo nicyo kintu kiba cyarabayeho ariko sorry ku muntu wese ujya unyandikira simusubize n'ukuri hari igihe usanga babishinzwe hari igihe basubiza wenda izindi ugasanga barayirenze sorry for that Ngewe nkumbuye song yawe riri wallahi kuva nkiri umwana nakundaga vibes zawe sha niba ari kukimeze ubu birenze ubu I love you bizzy dukumbuye rap hip hop ipande on Monday Paccy ndakunda cyane nkunda cyane ejo nzapfa ya ni ese nzapfa kansubiremo nagukundiye kwicisha bugufi duhuriye MTN byaranyuze nkwagaritse tutaziranye urahagarara tuganiraho kugeza ubu ndacyabigukundira sha umva mana urakoze cyane ubwo byarabaye n'ukuri ntago napfa kubyibuka wenda hashize igihe ariko I appreciate no kuba nibura nibyo bintu byaragushimishije burya ni byiza kubana n'umuntu ntago uzana muzahurira tugaruke hano gato ese ufite akandi kazi ukora katari ubuhanzi akazi kose ukuyemo kwica no kuroga ndagakora numpe byombo nzabikogereza as long as uri bunyishyura amafaranga icya mbere nakazi atufite ibere ngire umuregend w'ibihe byose nakunze indirimbo yawe bitaga umunsi umwe nibwo yashize nimba sha niyo ndirimbo ndabyibuka ko nyuma ya essence up niyo ndirimbo yanjye ya mbere nakoze ndi njyenyine niyo ndirimbo yonyine nakoze ndi njyenyine mu minota 20 iyi live turayiva usibye abantu mwese mwa joininze tube tuvugana utuntu dusa nk'ari utwanyuma Oda ababishinzwe ikisi abashinzwe kunsubiriza message my dear ntabwo iteka mba mfite telefone yanjye ntabwo iteka mba mfite message zanjye ntabwo iteka iyo basanze ari message wenda nzima barayisubiza iyo basanze ndari message hari message ashaka kuzivuga hey gusa buryo umuntu yanditse hey ntakurikizeho like ikintu runaka hari igihe umuntu iyo message wenda umuntu atayiha agaciro cyane ariko nda n'urugero umuntu yanditse hey ko nifuza kuvugana nawe twavugana n'urugero so iyo message rwose umuntu ari wese arayisubiza kandi Instagram urabizi haba hariho message nyinshi haba hariho abantu benshi urumva rero hari platforms zimwe na zimwe ubu ufite abantu bazimanaginga nka Instagram ufite abantu bayimanaginga ku buryo message yawe niba atayisubiza akenshi ubwo bizaterwa n'uburyo wayanditse pe hari ukuntu umuntu aza kandika message urya na message wenda sinzi ikintu wari wanditse icyo gihe ariko hari message umuntu areba nyine tout simplement akabona ni message isanzwe akayihorera Oda ndagusubije nta ndirimbo nshya dufite on Monday sheri none so Oda producer bita Bob Pro haba hari icyo muhuriyeho ngayo ngo Bob Pro no mu producer nubaha unanatinze muri aka kazi sha amazemo imyaka myinshi ari mu bantu bamazemo imyaka myinshi muri iyi industry kandi w'umuhanga usibye akazi nta kindi kintu ubu mwashyushya imitwe kubera ifoto amakuru yakayishunge tera imbere sharaho Oda nguhamagaye kangaye ndakwitabye n'ukuri mico myiza shanda kwitabye pese rubwo nagona ubu se na sheri wawe bakurebera message ze none se sheri wanjye ajya kunyandikira kuri Instagram nta telefone mfite kandi ndakeka ntago tuba dupanga message zo kwiba ahantu ku buryo zaba ari ibanga cyangwa zo kugira gute kuryo zari ibanga
why ubundi se kubera icyo uhisha ama message n'abasheri banyu? Reka nibariza akabazo kuki muhisha message n'abasheri banyu? Muba mwandikirana ibiki? Muhisha ku buryo mushyiramo, noneho hari umuntu ushyira muri telefone agashyiramo code y'isura, agashyiramo passcode ya pin nyine bandikamo imibare, akanarokinga ni yababa we. Ukibaza ati si umuntu abitsa amabanga y'igihugu? Mba narume wadacu ndagukunda cyane nkumbe hip-hop yawe cause kamfite icyifuzo kimwe na Knowless ya urakoze cyane. Knowless ndamushimira nawe icyo gihe collabo nziza. Inkuru nagukozeho nayigusangiza gute se base niwe wayo ubonamo ikintu kizima wa support mu gihe wambonamo talent after listening my story. Ya DM uratubeshye ni DM. Nibyo mvuga nyine DM. Urumva shero wanjye ntabwo anyandikira DM please ya Instagram. Tujye tuvugisha ukuri. Anana yanditse ntabwo cyaba ari ikintu kiri big ku buryo kuko yabazi ko ari ahantu haba hari like ntuza nyinshi aba atari ngewe uri busubize most of my messages, sibyo? Oda kubera iki nta ndirimbo gikunda gusohora sha hashize umwaka pe, ariko Monday if possible nabona contact yawe pass. I like you everything as I told you before. Please uze kwibuka unyandikire muri DM, nyandikire ndagusubiza. None se sheri wawe akubwiye uburyo wamuhaye neza akagusomera message bakabibona. None se ikibazo kirihe mbaye namuhaye neza urumva ahubwo ntaba keretse wenda avuze ati wampaye nabi nibwo banca n'amazi. Ayo ngo ntabiba birenze rega nuko abantu babigira intambara akenshi. Gusa ikibazo kiba gihari keretse wenda tuvuze kuri icyo kintu cy'abasheri n'abantu basoma message. Sishita abakobwa tugirirana amashyari. Nge singiye kuvuga kuri kote yanjye, ngiye kuvuga muri rusange. Abakobwa tugirirana amashyari. Uzi ko umukobwa ntago aba yishimiye ko ugira umuntu mukundana, sishita iyo abona ari umuntu ushobora kuba ari sehe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari wa muntu ugufitiye akamaro, ntabwo abyishimira pe. Ntago nzi impamvu kandi ni abakobwa benshi. Agakoresha uko ashoboye akamwikundishaho, agakoresha uko ashoboye akaba mbere mu kumenya uburyo mukominika, agakoresha uko ashoboye na contact z'akazibika sometimes, kandi wowe mufata nk'inshuti yawe, sibyo? Ntago biterwa n'usoma message yawe. Ari wa muntu wizeye it's okay niyo yayisoma ko namuhaye neza nta gitangaje. Niki se gitangaje? Ni ibintu bibaho yanditse nyine yishimye ndani yabimbwiye. Ikibi nuko yavuga ikintu kiba ahubwo noneho wa muntu akanagisoma aho ni ibindi bintu. Gusa ntago abantu bose nabahereza message za telefone like basome message cyangwa iki ba managinga like my platforms. Naho hajeho message y'umukunzi bibaye na ngombwa bayinsubiriza da. None se abayanditse ndi mu kazi. Iyo kapira kubereye wala urakoze cyane, umva ndazikunda nanjye. Nabonye kambereye da, nta wivuga naba ariko noneho banza nivuga. Pasi ubu wabasha kwandika mirongo yaje ya kera kakayapana kuririmba. Rich forever wait on Monday. Zumva ibitangazo, uzumva umwami Yesu agarutse igihe kitaragera. None sheri wakubwiye no kursa harabura igihe gito ongera usara indirimbo pe amaso yaheze mu kirere ku wa mbere ukuri. Abantu hano kuri TikTok please nzabakira ikindi gihe kitari uyu munsi, sibyo? None uyu munsi yuko twa dufite ibintu byinshi byo gukora ku wa mbere, and then mu following reba abantu mwakoze like kuri iyi live, muramutse mugiye mwese mugafollowinga byaba byiza cyane. And thank you so much kuba mwahabaye. N'abantu mwa joininze, abantu ba likinze, abantu ba followinze, abantu mwereje ama gift. Twikomereze hano gatoya. Oda usigaye uri mwiza sana, urakoze cyane. Twagiriwe ubuntu Yesu yaramanutse aza gutura muri twe.
ese ko mbona abafana bawe benshi bashaka contact zawe nta kuntu wakora nka group y'abafana none bya bibazo ukaba wajya ubisubiriza rimwe? Thanks. Ya ni ikintu ntekereza kuba nakora ariko zari zisanzwe zihari ariko I think ko noneho umuntu agiye gutangira gukora ibintu mu buryo bushyashya mu buryo bw'uyu munsi apana mu buryo bwa kera bizakorwa kugira ngo tujye tubasha kubana hafi. Umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp, I love you, thank you so much. Ya hari amagambo uri wumva ugiye kuryama ugato mvuri businzire neza n'ukuri akuzi kujya kuryama umuntu akakubwira ati I love you. Nk'ubu nka boyfriend wawe agasanga nk'umufana yakwandikiye ati I love you, hagashya koko, hagashya we. Uzabireke numara gushaka umugabo aba ari we uzizera asubiza abantu bawe, naho ubu ngubu uracyari ku isi babandikira benshi batandukanye. Shobora kuza nkandika ngo hey, icyo umuntu ashaka kugusubiza no kuza akasubiza hey akarekera. Ariko umuntu iyo ashaka kandika hey, nyine communication igira ahantu hera, ariko nanone biterwa hari abantu benshi uba waragiye uvugana nabo ugasanga nta kintu kizima wenda ari agiye kuvuga. Beta ko izo platforms niba ari umuntu ugushaka koko uri serious arandika hey nabona nimero yawe ko ngushaka and then bikarangira. Kuko n'ubundi izo platforms ntabwo arizo wenda ushaka kuganiriza akazi, ntabwo ari ushaka kuganirira ibintu biri personal cyane. Ari umuntu ugushaka biri seriye yakwandikira ati hey ko ngushaka nabona nimero yawe, nawe ukareba niba koko ari umuntu ukwiriye guhabwa nimero kugira ngo muganire. Ese igihe umaze live ntago uraruha? Ndushywa n'iki se hari ikintu nikoreye? Akantu aransetse. Oya, nese umuntu akubwiye ngo nturaruha nuko ahubwo ntanakiriye abantu uyu munsi ntabirengagije pe. Nzagaruka hano kwa mbere tuvuge. Ndagukunda sister one. Muri DM yawe birasa naho utabona message yanjye cause of your settings yo kuba utakira new messages. I'm gonna check ndabikosora ndebe sibyo. None se kinacyo soma ariko ufite ijwi ryiza urakoze. Ya memes ibintu wambwira nabyumvishe, gusa umuntu w'ingenzi nyine uramubona arakwandikira and then agasaba contact zawe, agasaba contact. Umuntu muzima arandika ati please nabona nimero yawe tukavugana. Ariko ntabwo umuntu azatanga ikiganiro kuri Instagram hey nawe musubize ngo hey, ejo arandika ati bite se, sho musubize ngo ni byiza, se muzahora muri ibyo bintu. Urumva izo message kuntu ziba zingana ntabwo ushaka kuzisubiza zose. Niyo mpamvu sometimes hari message ushaka gusanga umuntu yaskipinze atari umutima mubi ahubwo ari uko yabonye ko atari y'ingenzi. Ndagukunda cyane kandi nukuri. Usko umuntu kugira ngo akwandikire hey yakwandikira hey ndi umufana wawe. Ya iyo message renteresa ni byiza kuvugana n'umuntu ukunda. Ni byiza kuvugana n'umufana wawe, muravugana. Ndagukunda watwicishije irungu kuwa mbere. Hello Paccy ni Claude Gisenyi, sinzi niba wanyibukura bizi ndagufana byatari gusa dukeneye iyo new song on Monday kuwa mbere tariki 8 z'ukwa 9. Tubwire cyagiye ukora trend yikoma nukuzana amashara noneho. Negereje ko amakoma yuma hakaza amashara. Love you, thank you so much nkubito mugabaha. Umuntu avuze ibya groupe ndibuka hariyo twari dufite kera yasinziriye none wazadukoreye indi nukuri byaba byiza nk'abafana bawe. Nzayikora and then mbahereza uburyo mwaya accessinga best rap. Ntukikora ruzi kuririmba urakoze cyane. Harabura iminota 8 tugasezerana amasaha yagiye sibyo. Hano TikTok ati Paccy waratwanze pe nta ndirimbo kiduha on Monday. Waratwanze nta ndirimbo, waratwanze nta ndirimbo umuntu abisubiyemo cyane. Kwa mbere isimbi igikundiro ndakubona cyane kuri live yanjye and thank you Rutagengwa. Okay, abantu mwafollowinze witetero konsole nkukunda kubi urakoze cyane.
isimbi igikundiro yabimbwiye ati ndakwikundira n'ukuri urakoze cyane pe ndakubona kandi buri munsi yo ndi live uri mu bantu ntajya mburaho uduteye amatsiko kuwa mbere kuwa mbere azaba ari fire mube mugura amazi mwisiga insenda hazashya ndagukunda nkundisha nzapfa uyu si umukobwa n'urwandiko yisi papa n'umwihariko imwe muri sanga nkunda icyabuze akoze cyane and then but I did pass I think if possible nabona contact yawe pay for best reasons ishimwe magazines ndagerageza we try my best to contact you nindangiza iyi live sebyo tukumbiye umuziki wawe on Monday kayo flamingo we aturaryoshye fo ashyiraho na kaka emoji kaba gafite uturimi hano ku ruhande akimana irihangana ari comment ubona ukumirwa Paccy music ntukikora wari uzi kuririmba on Monday ndagukunda cyane okay so ndakeka igihe kigeze kugira ngo dusezeraneho and then uri kumwema Oda invitation mwiriwe neza njya kugenda duha akapera ko ka esenza ubu ko munyumva ubu ngubu ngewe ndi umukobwa mwiza gereranywa n'ishusho ya Bikira Mariya y'aba bagabo n'abasaza simbatinya zifite feye kuko navutse ndikarishya we nati ndamurya nyuma gasaba yes ndakirya nyuma kikaba beshi wacu ko njya kurara mu rusengero nkigira night club mu munyerezo nabaye inshinta mutima ntabitekerezo sindakandara ahubwo ngewe ndi cyorezo basaza banje ushatse kumvuga ndatikura mfite sentir noir n'amaganda nitura tuzakora n'indirimbo na Yago bombo club top shot Yago no mustari ntago yayima amazina yawe nyakuri nayaye shani maremare cyane ariko ugiye kuri Google wayabona Oda, have you follow me back before anything ndakubaza nguhamagaye kangahe ariko kabyarawe wampamagaye kandi nakwitabye none urashaka nkora iki mico myiza we ko ufite imico myiza so nzagaruka live on Monday indirimbo yasohotse kugira ngo tuze tuyivuge uzagaruka ryari bye Imana kurinde bye mwese bye nibutse kwambwe ko nugaruka igisenyi uzambwira none amaso yeze mu bicu ntago maheruka you are the best kabisa thank you abantu mwese mwa requestinze ku joininga sorry naho utaha and sleep tight my star thank you okay Imana arakoze kuduha Paccy nanjye Imana arakoze kubampa bye 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 abantu bo kuri Instagram naho kuwa mbere